nizere ko mumeze neza. Norigiye nanone muri kumwe. Uyu munsi tugiye gutegura iki? Tugiye gutegura biri mu mazina y'uruzungu nabuze uko mbishyira mu kinyarwanda. Ni chips eggs, ariko ubundi mu yandi magambo ni ifiriti n'amagi bitandukanye. Nabyo ni twita umureti special. Nta hantu bihuriye. Muraza kubona n'uburyo bikorwa nta hantu bihuriye. Dufite ifarini. Turaza kuyikenera. Dufite amazi. Turaza kuyakenera. Dufite amavuta. Dufite ibirayi. Tukagira amagi, tukagira n'umunyu. Icyambere ni ukubanza guhata ibirayi byacu. Ikirayi cyacu kirarangiye. Kugikata rero ukata utuntu duto. Ifiriti yacu yarangiye. Tugiye ku ifarini. Dara ifarini. Kubitiramo ya magi. Shyiramo umunyu. Hanyuma vanga ya magi na ya farini. Hanyuma iyo bimeze gutya nuko amagi aba yafashe, hanyuma shyiramo utuvuta duke. Bimaze kuba nka pate. Hanyuma rero ugiye gushyiramo amazi. Iyo umaze gushyiramo amazi biba byiza iyo ukoresha intoki kugira ngo bize kuvangika neza. Noneho wongeramo amazi mpaka kugeza igihe urabona igikoma. Byamaze kunoga, byabaye nk'igikoma. Igikurikiraho ni iki? Fata ya firiti yawe uyishyiremo hano. Cyangwa murayibona. Kiba gisigaye rero no gutegura ipanu n'amavuta. Hari uburyo bwiza nko mu mahoteli ho ushyiramo n'ibindi birungo byinshi cyane muri ifarini kugira ngo byongere uburyohe. Bitewe n'ibirungo ushaka se cyangwa ukunda, byose ushobora kubishyira mu ifarini. Ariko twebwe tworoshya cyangwa se tworohereza abantu kugira ngo ntibirwe birukanka bajya mu alimentation gushaka ibindi birungo, ahubwo ugakoresha ibyo wabona. Ushobora no kwibaza ngo mbese iyi firiti yacu itetse muri ubu buryo irishwa iki? Ahanini ukunda kuyirisha isosi ariko ifashe cyane, cyangwa se ari nka mu gitondo ukaba wakora potaje. Ariko nabwo potaje itandukanye. Hari potaje utayirisha ko byakugwa nabi, ariko akenshi ukunda kwirisha isosi isanzwe. Niyo wakora isosi y'inyanya gusa si ngombwa ngo ari isosi ihambaye. Icyo ukora nanone wirinda ko ziza kwegerana, kuko iyo zegeranye zirafatana. Hanyuma ukajya ureba ko zahinduye n'irange. Iyo zihinduye n'irange zisa nk'amandazi ku bantu bazi kuyateka, hanyuma ukagenda uzihindura. Impamvu nababwiye gukata duto ni iyi: nuko iyo ukase binini ntabwo zishya, ahubwo zishirira zitari zashya. Ku bantu bakunda gukora badashaka kujya gufata amafunguro ya saa sita, ushobora kudukora ukadushyira muri envelope ukagenda. Bose wakubona yagira ngo uri nko kwirira nka biscuit kandi ari ifiriti uri kurya. Nta handi rero wabisanga ni kuri channel ya Wakera. Kajya kuri YouTube rwose karebaho, ndetse ukabaza turere hano kugira ngo tugusobanurire n'icyo utabasha kumva. Hanyuma ukazanga. Ngizi rero za chips eggs zacu uko mubibona biroroshye. Wadushyira muri envelope rwose ukagenda wirira nta kibazo.
hari n'abibaza nimba se wenda ziba zahiye, dore rwose nta kibazo, ngira ngo murabona ko ikirayi kiba cyahiye nta kibazo rwose. Utuntu rwose tuba turi soft kuturya, uko mwabibonye kuzikora nabyo ni ibintu biba byoroshye cyane. Wareba rwose kuri channel ukareba uko bazikora, ukadukora, ushobora kudushyira muri envelope ukatujyana ku kazi, cyangwa se wabona abashyitsi ukatubakiriza mukaturya nta kibazo.